Yesu ashimwe. Dukomeje gushima Imana iturinda ikabana natwe, ikaduha umwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana, kandi nawe mwene data twabanye muri uru rugendo kandi dukomeje no kubana mu rugendo rwo gusoma ijambo ry'Imana. Ndagushimira kandi ngusabira umugisha. Mwami Imana kurebe neza, guha amahoro kandi wunguke kumenya Imana kubwo ijambo ry'Imana dusoma. Imana ishimwe cyane. Twakomeje gusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Filemoni, ndetse no mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya mbere kugera ku gice cya kane. Muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Filemoni, tubona ko Pawulo yamusabaga kwakira Onesimo. Onesimo uyu yari yarahoze akorera Filemoni atarakizwa. Byumvikana ko ashobora kuba yari afite imyitwarire nyine y'abadakijijwe mu gihe yamukoreraga, ariko aza guhurira na Pawulo muri gereza, amubwiriza ubutumwa bwiza, arakizwa. Asohotse amwandikira urwandiko rutuma Filemoni amwakira, kandi akamwakira nk'umuntu mushya, nk'umuntu wizeye Yesu, utagifite ubuhamya nk'ubwa mbere, ahubwo wahindutse. Nawe ugiye wakira bene so nk'abahindutse, kuko ijambo ry'Imana ritugaragariza neza ko umuntu iyo yizeye Yesu ahinduka icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, ahubwo ugatangira kubaho ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Haleluya, Imana ishimwe. Mu gitabo cy'Abaheburayo twabonye ukuntu Yesu arusha icyubahiro abamarayika, tubona ukuntu Yesu arusha icyubahiro abahanuzi, arusha icyubahiro Mose, arabaruta. Haleluya, Imana ishimwe. Yesu arabaruta. Abamarayika ni imyuka yashyizweho kurinda abazaragwa agakiza. Ntabwo twabagereranya na Kristo, kuko uyu mwanditsi ku gice cya 13 ku murongo wa 13 w'igice cya mbere yanditse ngo, ariko ninde wo mu bamarayika yigeze kubwira iti icara iburyo bwanjye kugeza aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Yesu niwe wabwiwe aya magambo amaze gucungurira Imana abantu, amaze kuducungura, amaze kubambwa ku musaraba, azutse, yahawe icyubahiro kirenze, yicazwa iburyo bw'Imana. Niwe wabwiwe aya magambo. Ntabwo rero twamugereranya n'abamarayika. Yesu ni Imana, arahambaye. Ntabwo twamugereranya n'abahanuzi. Oya, Yesu ntabwo wamugereranya n'abahanuzi. Yesu ni Imana yigize umuntu, yemera kuvukira mu isi, akurira mu isi, abaho ubuzima bw'abantu, uretse we ko atigeze akora icyaha. Imana ishimwe. Kandi ni umutambyi mukuru, kandi niwe gitambo. Yemeye kuza kwishyiraho ububi bwacu bwose, yishyiraho ibyaha byawe nanjye, kugira ngo tubabarirwe. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo. Haleluya, Imana ishimwe. Ntitwamugereranya rero n'abamarayika, ntitwamugereranya n'abandi bantu, ntitwamugereranya n'abahanuzi. Yesu ntabwo ari intumwa, Yesu ntabwo ari umuhanuzi. Yesu ni umwana w'Imana. Ni Imana yigize umuntu kugira ngo igucungure, kugira ngo icungure. Yesu rero yabayeho ubuzima bw'abantu, aba umuntu, yambara umubiri w'umuntu, arababazwa, aratukwa, arashinyagurirwa, kugira ngo jye nawe tuzaragwe ubugingo buhoraho. Yaraje aduhuza n'Imana, aduhindura abana b'Imana. Nguwo Yesu Kristo wemeye kubambwa kugira ngo jye nawe tuzabe mu bwami bw'iteka. Ntukamugereranye n'abahanuzi. Oya, ntabwo agereranywa n'abahanuzi, ntabwo wamugereranya n'abamarayika, kuko abamarayika ni imyuka yashyiriweho kurinda abazaragwa agakiza. Ni imyuka idukorera twebwe abizera. Imana ishimwe. Urumva ukuntu turi ab'agaciro gakomeye. Natwe ubwacu twebwe abizeye Kristo ntabwo twagereranywa n'abamarayika. Twasomye rero ku murongo wa 18 w'igice cya kabiri ngo, kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Uyu ni Kristo wanyuze mu mibabaro, wasuzuguwe, watutswe, wanzwe, waciriwe mu maso. Ubwo yabashije cyangwa yumvise, yasogongeye ku mibabaro, abasha no gutabara abayifite. Ufite ibikugoye, ufite ibikuruhije, wumva warakoreshejwe isoni, wumva usuzuguritse, ngwino Yesu aragutabara, kuko yarasogongeye kuri ibyo bintu byose, arabyumva, aragumva, kuko nawe yarageragejwe ubwe, abasha kugutabara. Ngwino banguka, Yesu agutabare, akuruhura, aguha amahoro. Amen.